turongeye turabasuhuje inshuti bakunzi bacu banzuri market, kandi tubahaye ikaze kugira ngo mukomeze mukurikirane ibyiza byose tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Nimukomeze rero mukande subscribe, mugende mureba imitungo itimukanwa tugenda tubagezaho umunsi ku wundi, igihe cyose 5 kuri 5. Muri aka kanya rero tugiye kubagezaho inzu nziza cyane nk'uko muri kuyibona, inzu nziza y'abagabo iri muri quartier nziza cyane, muri quartier nziza cyane ya Kibagabaga. Ngira ngo mwese murahazi, muzi yuko ari ahantu hatagurika, ari ahantu hahenze, ari ahantu heza hihagazeho, ahantu ho gutura, ahantu ho kurerera. Iyi nzu rero iri Kibagabaga hafi y'ibitaro, muri quartier nziza cyane, hahandi ibibanza bitakiboneka, hamwe ibibanza biri mu mamiliyoni 100. Iyi nzu rero ni inzu iri moderne, ni inzu iri modern cyangwa se igezweho, ijyanye n'igihe. Ni inzu ya etage yubakishije ibikoresho byiza cyane bigezweho kandi bikomeye. Ni inzu iri mu kibanza gihagije kinini, kubera ko iri mu kibanza kirengeje mesure standard. Muzi yuko mesure standard ari metero kare 300. Iyo rero iri mu kibanza kinini cyane kizirengeje. Ubona ko ni inzu ifite salon, salle à manger, ahantu ushobora gushyira nka library, ikagira cuisine nziza cyane cyangwa se iyo bita American kitchen nziza cyane ijyanye n'igihe. Hanyuma iyi nzu ikagira kandi ibyumba bitandatu byo kuryamamo, ikagira toilette enye, ndetse ikagira na salon na salle à manger na cuisine nkuko nabibabwiye. Urabona amadusha arimo, n'icyumba, buri cyumba gifite bariko, buri cyumba gifite ibaraza, buri cyumba kirimo utubati cyangwa se placard cyangwa se garde-robe, byaterwa nuko ushaka kubyita. Urabona harimo amakaro agezweho ajyanye n'igihe, hamwe bita y'ibirere. Iyi nzu rero ngira ngo hasi murahabonye ko hari icyumba kimwe na douche na toilette yacyo, hakaba salon, salle à manger, naho ushaka gushyira library cyangwa se isomero ry'abana, ndetse n'indi toilette na douche by'abashyitsi, ndetse hakaba na cuisine nziza cyane. Aha rero tuzamutse mu nzu hejuru, murabona iki ni icyumba kimwe gifite nacyo akabati mo imbere, ndetse kikagira na douche yacyo ngiyo iburyo. Hanyuma iyo usohotsemo winjira muri chambre principale cyangwa se master bedroom, ifite n'ibaraza ryayo. Ngira ngo murabona rwa rugi rujya ku ibaraza. Noneho ukajya mu rwambariro rwayo, murabibona mu rwambariro aho harimo utubati, ni mu rwambariro rwa chambre principale. Hanyuma iyo uvuye mu rwambariro birumvikana uhita winjira noneho muri douche nziza cyane. Murayibona jacuzzi, za douche zikora massage, za douche ziba zirimo radio, ziba zirimo televiziyo, ziba zirimo amazi ashyushye. Iyo ni douche. Hari douche yo gukarabiramo wihuta, hari toilette, hari jacuzzi, none ufite umwanya wo kuruhuka ukagaramamo rwose, n'aka lavabo ko kubroserezamo. ubwo tugasohoka muri chambre principale, hanyuma tukinjira mu bindi byumba twavuga ko wenda ari iby'abana, byaterwa n'uko ubishaka. Iki cyumba kindi nanone kiri ibumoso murakibona, nacyo gifite mo akabati cyangwa se placard. Ugasohoka ukajya mu kindi cyumba biteganye hakurya, nacyo gifitemo akabati cyangwa se placard. Ni ibyumba binini rwose, binini cyane bihagije nk'uko mubibona. Tuba twagerageje kubibereka. Ibyo byumba bibiri naberekaga bihurira kuri iyi douche na toilette, niyo bihuriraho. Bisobanuye ngo hejuru tuhabonye
ibyo byumba 2 na kimwe twinjiyemo mbere na chambre principale. Hejuru hari ibyumba 4, hejuru hari ibyumba 4 n'amatuwarete 3. Hejuru hari ibyumba 4 na tuwarete 3 na dushe zazo birumvikana. Hasi mbibutse ko twahabonye salon, salle à manger, isomero, cuisine nziza n'icyumba kimwe na dushe na tuwarete 2. Ubwo muri rusange ibyumba ni 5 n'amatuwarete 5. Ni ibyumba 5, salon, salle à manger, isomero, cuisine, tuwarete 5. Aha ni mu gikari tugiye kureba annex. Murabona iyi ni annex wafata aho ni nko muri stock, ni nko muri stock cyangwa se cuisine yo hanze. Iyo ni tuwarete yo hanze nayo murayibona. Hari hejuru hari icyumba twavuga cy'umukozi cyangwa se ubafasha imirimo yo mu rugo. Iyi nzu rero ifite n'ibigega by'amazi, ifite ibintu byose, ni inzu igezweho cyane. Ni ukuvuga ngo rero ushaka iyi nzu waduhamagara kuri 0788 48 67 cyangwa se ukaduhamagara kuri 0781 2 Si ibyo gusa kandi ushaka kudusanga aho dukorera ku Muhima kuri Yamaha, ugeze muri Feruje ukareba inzu ya 2 nk'ujya Nyabugogo yanditseho Shema House, dukora muri etage yayo ya nyuma. Wadusura kuri Instagram, Facebook page, Twitter, hose twitwa Nzuri Market. Nimukomeze mukande subscribe kuri iyi channel kandi mukore na share kugira ngo mukomeze kugenda mureba imitungo myiza igurishwa n'ikodeshwa tubagezaho umunsi ku wundi. Dushobora kandi kubamanagingira imitungo yanyu, twafasha kuyibyaza umusaruro. Ni nako kandi tubakorera amapura, tukanabubakira inzu nziza ku giciro gito cyane mutasanga ahandi. Ni karibu cyane, turabakunda rwose.